Reka tusuze kandi twifuze kugumya kugira ibihe byiza cyane. Wowe waduhaye subscribe, reka tugushimire ukabemera kudutega amatwi ndetse ari nako utureba. Reka nawe tugushimire tukubwira ngo uri umuntu ukomeye cyane kuba waraduteye inkunga, ukaba ukigejeje maginga yangaya nawe ukihumeka umwuka wazimana ibintu biba ari ibyo agaciro gakomeye cyane. Ngira ngo rero nkuko nyine namwe mwatwizeye, natwe ntago tuzabatengwa kujya tubaha amakuru agezweho kandi akoranye ubuhanga n'ubushishozi. Ngira ngo murabizi twebwe twitwa Igika TV Rwanda. Ngiye muri kumwe umunsi ku wundi, nitwa Omega Boy, mba ndi kumwe na The Fresh kugira ngo tubagezeho ibintu byengetse neza gatanu ku kandi. Nkwibutse ko ushobora kudukurikira ku mbuga nkoranyambaga zacu zitandukanye, haba kuri Facebook twitwa Igika News, noneho wakwikubita kuri Instagram naho twitwa Igika News, naho kuri TikTok twitwa Igika TV, ndetse hano kuri YouTube twitwa Igika TV. Tukubwira ngo ajye ugenda unasoma amakuru tuba twahashyize ku gikatv.com, nayo ni website ushobora kuboneraho amakuru ari kugenda avugwa hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ku makuru tuba tutabashije kugira ngo tuyabageze hano kuri YouTube, tuhita tuyashyira ku gikatv.com. aho naho ni bumwe mu buryo ushobora kuboneramo amakuru kandi vuba. Aho ngaho haba ari amakuru mu buryo bwanditse, kandi ni naho usanga kenshi amakuru ku yandi. Rero no kuri izo mbuga nkoranyambaga zacu tuba tugenda tuba updatinga gatanu ku kandi kugira ngo tubabwire uko hano bimeze. Rero ngira nkuko musanzwe mubizi tuhagiye mu mpande zose zitandukanye z'igihugu. Kuri ubu rero twanyarukiye hano i Nyaruguru, tubaje kubabwira ko umusore yishe undi amuziza ibiryo. Ni ibyabaye rero n'ubundi mu rukerera rwo kuri uyu wa mbere, tariki 7 z'ukwezi kwa 12 2025, bibera i Nyaruguru mu murenge wa Rusenge, aho umusore yishe murumuna we amuziza ibiryo. Uyu musore wishwe yitwa Kayiranga, kuri ubu akaba yamaze kwitaba Imana. Ku makuru twahawe n'umwe mu baturage baturanye n'uyu nyakwigendera, yavuze ko bapfuye ibiryo ubwo yabyukaga, mukuru we yabyukaga, uri mu kigero cy'imyaka 35, yabyukaga agasanga ngo murumuna we yamucuze ibiryo, niko kumwadukira ahita amukubita isuka. Uyu nyakwigendera Kayiranga yari afite hagati y'imyaka 35, akaba yari umusore n'umundi nkuko byemezwa n'umuturage watuye. Mu kazi yakundaga gukora, yakundaga kuvugira inka. Ibyabaye nyine itondo cyangwa itondo nyine n'abavandimwe babiri bavukana, yego, bageze gutya umwe yabyutse mu gitondo, yego, ati waraye inshuzi ibiryo, ahise afata isuka, ubundi yamukubita amasuka, yarangiye nyine ahita yitaba Imana, yego, ubwo ahita ava mu mubiri. Uwakubise undi isuka yitwa nde? Uwakubise undi isuka yitwa nde? Urumva uwitwa Kanamugire yayikubise uwitwa Kayiranga, yego. Kanamugire niwe mukuru, murumuna yari Kayiranga. Mu busanzwe mu muryango nta yandi makimbirane bari bafitanye? Umva nta makimbirane, barabavandimwe babana nk'abantu b'imfubyi mu rugo, yego. Urumva ku bana bibaniraga bisanzwe, yego. ariko mu gitondo haza kuba hakoga kesi, wenda nimba hari ikindi kibazo cyo mu mutwe umuntu wenda yari afite, ibyo bimenywa no kwa muganga ntawamenya, yego. birangiza avuze ati byagenze gutya na gutya, ifunguro ryo kurya, undi yari akiryamye, yego, amukubise amasuka 3 mu mutwe, nyine akabone mukubita mu mutwe. Amakuru mwaje kuyamenya bigenze bite kugira ngo mumenye ko uwo muvandimwe yishe undi? Amakuru kumenyekana, uwakubiswe isuka yatatse abari barimo bajya mu kazi mu gitondo cya 12, yego. undi mu gihe yagacitse abandi bumva undi arataka.
aribwo bahita bahuruza ubuyobozi. Rero ubuyobozi burahagera, yego, ubuyobozi mu kuhagera nyine bwahise nabwo bwitabaza ubundi bwisumbuyeho, yego, nabo birangiza bahise batanga amakuru, ambilansi yaje na RIB, ubwo na ambilansi wenda ya RIB, kuko njye nanjye amakuru namenye gutya kuri telefone kuko nta rindi mu rugo nubwo ari muri karitsiye, yego, ariko birangiza ambilansi ya RIB ihageze, na RIB undi bamujyanye kwa muganga mu gihe cyo kumufasha yitaba Imana. yego. Uwitabye Imana yari afite imyaka ingahe? Sinajya mu myaka ngo ugereranyije ntabwo yabura mu myaka 35. Yego, yaba yari hagati ya 35 na 30. bose bari bakiri ingaragu cyangwa hari umwe wari warashatse? Bose bari ingaragu, gusa nubwo bari ingaragu bari bakuze, kuko uwo yari amukuriye, uwo mukuru wakoze ibyo yari mukuru w'uwo nguwo. Ugereranyije we yari afite hagati y'imyaka ingahe n'ingahe? Hagati yari ari nko mu myaka, we yari amwisumba nka 38 cyangwa hagati ya 38. Yego, 40. Hari abavandimwe bibaniraga gutyo nyine, gusa bari imfubyi, kuko kuba ari imfubyi ariko nta bindi bibazo bajyaga bagirana nabyo, sibyo nyine ko ari abantu binyweraga wenda ibihiye, ariko nta businzi bari bafite wenda muri icyo gitondo ntaki, yego, ndetse na nimugoroba nta rwasira bari bafite, gusa nyine nuko twese byadutunguye nyine, umwe yavuye mu mubiri, undi uko yagiye mu buyobozi. Kugeza ubu ngubu wafashwe yisumbuyeho yaba ari mu karere nyine niho yameneka. Yego, murakoze cyane ku makuru muduhaye. Namwe bamusangiza amakuru meza, niyo mpamvu tuba tugira ngo uko bihagaze ku isi. Yego, murakoze cyane. Sawa. Ngira ngo murumva icyo ni ikiganiro gitoya twagiranye n'umuturanyi wa nyakwigendera ahangaha uyu nguyu Kayiranga yaratuye. Murabyumva ko mukuru we n'ubundi kuri ubu ngubu afungiwe kuri RIB, ariko tukaba tukiri kugira ngo tubakurure amakuru, tuvugisha inzego z'ubuyobozi kugira ngo tugire andi makuru araba atangazwa uko iminsi, uko amasaha agenda yiyongera. Rero ntibibagirwe gukora subscribe kugira ngo tujye tubana, tubone amakuru agezweho gatanu ku kandi. Nk'uko mwatwizeye natwe ntago tuzabatenguha. Twitwa Igika TV Rwanda.